byose barimo bahanura ibihura n'intambara. Nuko aricyo kigezweho. Nuko aricyo kigezweho. Ririya niryo soko. Yego. Ririya niryo soko, isoko ry'intambara niryo. Birashoboka ko haba harimo abari kuvuga ukuri, abahanuzi batumwe n'Imana, sibyo? Ariko abenshi ushobora gusanga ari abahanuzi bibana amagambo. Yego. Sibyo? Bibana amagambo. Ako kanuze kugasobanura neza uburyo abahanuzi bibana amagambo. Abahanuzi bibana amagambo kuvuga ngo umuhanuzi akumva ko runaka yahanuye ikintu runaka, nawe yarangiza akagikurayo, yamara kugikuraho nawe akaza akagihanurira kuri channel yawe cyangwa akagihanurira abandi bantu ahantu bateraniye bari kugira ngo bizagaragare ko nawe yagize gute yahanuye, sibyo? Bigatuma rero ubuhanuzi buba bwinshi buvuga ku kintu kimwe kugira ngo bujijishe abantu bavuga bati ubwo bivuzwe n'abantu benshi katubayeho, sibyo? Katubayeho. Rero iki ntabwo ari cyo gihe cyo guhanura intambara. Intambara ibangamiye abaturanyi bacu muri Kongo, sibyo? Abanyarwanda turashima Imana ko dufite umutekano, ariko ntitwakwishima inzu y'umuturanyi iri gushya. Abantu benshi barimo barahanura intambara, ariko harimo abahanura iby'abandi. Abantu baraza gukurikira nde, baraza kureka nde? Ntabwo twebwe dutegetswe gukurikira abahanuzi. Oya. Ntabwo dutegetswe gukurikira abahanuzi bahanuye cyane cyane ubuhanuzi bujyanye n'amarangamutima yabo. Yego. Ubuhanuzi dukeneye gukurikirana ububwira abantu ngo Imana irabashaka. Yego. Sibyo? Mwataye umurongo mu Rwanda, ntabwo twari twinjira mu gihe cy'itotezwa ry'abasenga. Yego. Oya. Ngiye ntabwo mbona hano ko harimo itotezwa ry'abasenga. Ahubwo harimo gufatira ibihano abataragenze neza. Ndi umwe mu bantu babivuzeho mbere, sibyo? Byo gufungwa kw'insengero kubera inyigisho z'ibinyoma zikorerwa mu nsengero. Yego. Abantu bamenyereye kugenda bigisha abantu aho kugira ngo babayobore mu bwami bw'Imana. Imana yigeze kubwira Abisirayeli ngo nzazana inkoni mbakubitisha, ngo kandi iyo nkoni si yindi nzakoresha umwami Nebukadinezari. Izane Babiloni ize kuba inkoni ikubite abantu b'Abayisirayeli. Rwanda rushobora kuba inkoni y'Imana guhana benshi mu banyamadini. Aye nkaho ariyo nzu y'Imana Imana ituyemo, sibyo? Abantu bakumva ko aho ngaho ni Imana ituye, abantu bananirwa gutunganya imitima yabo, batunganya insengero, bubaka insengero, barazirimbisha. Abantu bareka gukunda umwami Yashua Hamashiya, ariwe mwami twahawe n'umukiza cyangwa uwo mwita Kristo Yesu, sibyo? Noneho yavuze ngo mwageze ku rwego rwo mwicamwe ibice. Bamwe bati turaba Paulo, abandi ngo turaba Apolo, abandi ngo turaba Kefa, abandi ngo turaba Kristo. Arabaza ngo mbese Kristo yacitse mu bice ryari? Bashumba bagiye badushumba ujya kumva ngo abakristo bacu, abakristo banyu mwarabapfiriye. Ni abayoboke muri koperative washinze. Iyo koperative uragenda urayikoresha, ubeshyera Imana ngo yagutumye, urangije uragenda uricara urabarya urabamara, urumva? Urabona kuvuga ngo bambaye agahu k'intama kandi ari ibirura. Uzi icyo ikirura kimara? Kwabo ubundi bakumva ngo mu rusengero ngo habonetse mwivangura, abanyamadini bamwe barabwiriza, ugasanga bamwe ntibashaka ko abandi bavuga ijambo ry'Imana, ntibakwemerera kubwiriza ngo utaraturutse aho utagenje gutya bitagenze bire. Ibyo bintu leta nishobora kubyemera. Nigeze kubaza icyo kibazo ndabaza nti ese ni uruhe rusengero muzi rufite ikigega rubikamo umutungo abantu baho bazanye kugira ngo uzaza ashonje azaharire? Igitangaza kirimo kuko amafaranga kuri banki. Abanyamadini batoje abantu ko bagomba gutura mu biseke, bagaturira mu nzu y'Imana. Icyo kinyoma bamenyereje abantu cyo kumvisha abantu yuko umuntu wabonye amafaranga agomba kuzana amaturo mu gaseke ngo ari guturira Imana. Ntabwo kino gihe ko nta mutambyi dufite uyarya, nta barewi bakiba ku rusengero, n'ikimenyimenyi bandi bose bagenewe kwakira amaturo ngo bayarye n'icya 10 bakirye, nta bakiba ku nsengero. Nibyo nari maze kuvuga mu kanya. Ku rusengero nta kigega gihari. Hari impfubyi yagera ku rusengero ikaraririye. Nuza kuvuga gutyo biraza kumvikana yuko uri murarwanya amadini n'amatorero. Pasiteri n'umutambyi dufite abatambyi bitwa abapasiteri, dufite abapotere, dufite ba revera, dufite n'abashumba. Nuvuga yuko tudafite abatambyi, uraza kuba usa nk'urwanya itorero kubera ko wemera ibyanditswe byerase cyane abayoboye amatorero. Nagusabye umwe witwa Umulewi ukomoka mu muryango wa Yakobo, sibyo? Kwa Abrahamu.
akaba ari umurewe umbwire n'urusengero yicayeho muri Zayoni kuko buretse gato muri Zayoni barahari ngo abarewi nta gakondo bagomba kugira sibyo bazatungwa n'amaturo n'ibyo kurya biturutse mu Bayisirayeli kuko Abayisirayeli ni gakondo yanjye ubiko bwagombaga kubaho bwagombaga gufasha na za mfubyi abapfakazi n'abakene abo bose bagombaga gusangira ikimwe mu 10 n'amaturo ibihamya birahari umurewi uri mu Rwanda avuka he umutambyi uri mu Rwanda avuka turetse n'icyo noneho Abaheburayo igice cya 10 tudafite abashumba tudafite abarewe tudafite n'abapasiteri tandukanye umushumba ugushumba ukuragira wenda bitewe n'ikindi gushakamo abapasiteri bo muri iyi minsi nongere mbisubiremo ntabwo batumwe n'Imana ni ibirura mu mukumbi ntabwo uri buze kumvikana n'abanyamadini n'abanyetorero bariho muri iyi minsi iyi nyigisho si n'ubwa mbere nge nayivuga nta muntu wemerewe gutanga amaturo na kimwe mu 10 agiha abantu nk'abariya bayobora bakorera ibihembo bakorera ibihembo aho ngaho ntabwo ndimo utaba murabuza ni wowe wegira uza kuvuga ibyo bintu mwebwe mugende ari nta kintu mwitwaje sibyo nta mpamba ntaki mugende mujye mu murimo kuko yarazi ngo nimugeri yo mu murimo mugiye gukora sibyo muzatungwa n'iki muzatungwa n'umurimo murimo murakora mwagezeyo yego mugenera abashumba umushahara ku kwezi n'abakozi b'idini ni nayo mpamvu y'idini ribahagaritse barira bakaboroga mukozi w'Imana ntabwo akorera ibihembo ngo udusobanurire umuntu urimo gutanga amaturo ndetse n'icya 10 muri iyi minsi ya none arimo kubitanga bijya inyuma ya 0 nta hantu byandikwa inyuma ya 0 ntabwo biri abikenewe amaturo n'ibya 10 uvuze ku mugaragaro ko bitakyemewe ntabwo byemewe ibitambo n'amaturo haranditswe ngo ntiwabishimye nicyo cyatumye utegura umubiri wanjye ayo maturo icya 10 cyahabwaga abarewe n'abatambyi none si uyu muzi icya 10 uragihereza nde ahubwo fata ayo mafaranga n'amaturo ariko reba ikintu kibabaje kandi kubwire neza ndetse ndanabivuga mbabaye mfite n'ifuhe yego ni gute umuntu afata miliyoni y'amafaranga cyangwa 1,100 akajya kubitangamo kimwe mu 10 mu rusengero asize umuturanyi we inziri kuvira asize umuturanyi we utagira mituweli afite umuturanyi we toilette yaridutse afite ko dufite umutambyi umwe Mesiya wenyine niwe mutambyi mukuru bidasubirwaho ijambo rya 10 n'amaturo natanze barabinsubiza rero yatuma Kristo ajya ku isi yabwiye Imana ati umva noneho yabwiye Imana ngo iki ati ibitambo n'amaturo sibyo washatse ahubwo wanteganyirije umubiri ibitambo bikongorwa n'umuriro n'ibyo guhongerera ibyaha sibyo bigushimisha nanjye ndangije ndavuga ngo dore ndaje Mana nzamwe no gukora ibyo ushaka ubwo bishi igihe Mesiya yazaga mu isi ibitambo n'amaturo byari bihagaze hari abantu bazi yuko iyo utatanze ituro cyangwa icya 10 ari icyaha bagomba kujya kwatura bagasabira n'Imana imbabazi none uvugiye ku mugaragaro ko ituro ritemewe yewe ndaburwanya Maraki igice cya 3 yego ahari umuntu uzanika icyanditswe cyo muri Maraki 3 yego akaza acitwaje yabaza impamvu Maraki yahanuye aya magambo ni iyihe mpamvu ngiye kuyikubwira rero tubwire iyo mpamvu umuhanuzi Maraki Abisirayeli bavuye mu bunyage i Babuloni yego bagarutse muri Yerusalemu basanga urusengero rwarasenyutse yego batangira gusana barangije Abisirayeli kubera uburyo bari barabayemo mu Babuloni badatanga amaturo n'icya 10 barangije bagira ubugugu ntibongera kujya gutanga abatambyi nabo bageze i Yerusalemu baburaho gutamba babura ibyo gutamba baburaho batambira barasohoka bajya gushakisha ibyo kurya mu baturage abarewi nabo bajya gupagasa yego Imana irangije yohereza umuhanuzi Maraki kuko abatambyi bagombaga gusubira ku rusengero i Yerusalemu barabwira ngo genda uhanurira Abisirayeli ngo ishanga ryose uko uko ringana ntabwo abanyarwanda turimo ntabwo abanyafurika barimo ntabwo abanyaburayi barimo Abisirayeli tuza gato Bibiliya sifite abo yandikiwe cyangwa ni twebwe twese tuza gato tugendane ndaje tugendane tuza gatoya wowe oroha ujya tujyane ndagukurikiye cyane tubabwire ko Kristo yapfuye kandi akagira gute akazuka akajya mu ijuru sibyo ibyo byibindi byose bijye ku ruhande bakoze cyane ubuhanuzi bugarura abantu ku rufatiro ubuhanuzi bw'abagore Imana ikabwira abantu ngo mwarayobye mwataye umurongo mwanyuze mu nzira ntashaka ko munyuramo nimugaruke nimutagaruka ndabahanisha iki gihano
ibirimo kuba ku madini. Yego. Ibirimo kuba ku madini buriya harimo n'ukuboko kw'Imana. Nubwo abantu batekereza cyane bakagira ahantu runaka bahanga amaso, bagahanga amaso ku bantu, ariko ibi bintu birimo biraba, birimo no kubaho harimo n'ukuboko kw'Imana. Kubera ko abanyamadini benshi bayoboye amadini, abayoboye amadini abanayashinze benshi. Yego. Baratandukiriye bareka inshingano bakagombye kugenderaho, bo bigira mu nyungu zabo bwite. Imana nayo ifite ukuntu igiye gukora ikabagarura kugira ngo musubire ku murongo. Sibyo? Ariko iyo Imana yatangiye gutanga ibihano n'urugero, nimba uvuga ngo wenda waruvuze ngo intambara ziri kubera muri Kongo. Ubu ntabwo wagiye n'uhanurira abanyekongo, njye nagiye mbona abantu bamwe ukumva umuntu yazanye ubuhanuzi bw'abakongomani, azanye ubuhanuzi bwa M23, sibyo? Uzanye ubuhanuzi bwa wenda bw'abanyarwanda, uravangavanga ubwa Kisekedi nabwo ushire hariya, ubuza n'ubuhanuzi bw'abarundi, urimo urazana ubuhanuzi, ibintu birimo biraba, turimo turabibonesha amaso. Nk'ubu uhanuriye M23 ngo agiye gutsinda kandi ari gutsinda, yafashe hariya, yafatana hariya, M23 ukabona ko ifite imbaraga imbaraga zikomeye, irimo iragenda yigarura, warangiza ukajya gutanga ubwo buhanuzi. Ntabwo twebwe ntabwo twafata ubwo buhanuzi nk'ubwavuye ku Mana, aba ari ubuhanuzi bugendanye n'ibyo urimo urarebesha amaso yawe. Yego. Sibyo? Kubwira abanyarwanda ngo intambara igiye kuba mu Rwanda, icyo ni ikintu umuntu wese ahita kureba akabona ko utatumwe n'Imana. Kubera ko Kisekedi ariyamira hariya, sibyo? Yego. Umurundi akiyamira hariya, sibyo? Abanyamerika bakavuga bate dufashe ibihano. Kuri Negev TV ndetse na Iramiro TV mukurikiye ubutumwa bwiza, kuko nibwo twabasezeranije ko tuzajya tubagezaho, kuko nicyo twahamagariwe. Kuri kamera zacu muri twabona umukozi w'Imana, bamwe n'ubwa mbere mumubonye, ariko abandi mumubonye kenshi kagiye gatandukanye. Mwamubonye ku binyamakuru byinshi, byaba ibiri hafi ndetse n'ibiri kure, ibyo mwisangaho n'ibyo mwagiye mubona ari ubwa mbere cyangwa se mutazi impamvu mubibonye. Reka tumusuhuze. Uraho neza mukozi w'Imana? Ni amahoro, ndabasuhuje mu izina rya Yashua Hamashi. Yego. Amen. Urakoze cyane. Tugushuhuje mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka. Twumvise udushuhuje mu izina ry'Imana Yahwe Yamashiya, uraza kudusobanurira. Igihe cyose nzajya nkunda kukubaza kuri iri zina kugira ngo urisobanurire abadukurikiye baryumve neza, kuko hari ababa badukurikiye ari ubwa mbere, hari n'ababa badukurikiye basanzwe badukurikira, ariko abadukurikiye ari ubwa mbere cyangwa se abadukurikiye basanzwe badukurikira, Hamashiya ni izina bwoko ki? Ijambo Hamashiya, ijambo Hamashiya mu Cyongereza ni Mesaya. Mesiya bishatse kuvuga ngo ni Mesiya. Ubwo ni Mesiya. Cyangwa se nk'uko mubimenyereye kubivuga mukavuga ngo ni Kristo. Birasobanura mu Kinyarwanda uwasizwe amavuta. Aha, urakoze cyane. Uyu munsi wa none abantu badukurikiye mu gihe kigoye, abadukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda bari kumva intambara n'impuha ndetse z'intambara kuri benshi cyangwa se byinshi, aho muri iyi minsi ya none abantu barimo kumva ubuhanuzi ndetse n'abahanura bahanura impuha z'intambara ndetse n'intambara. Ariko wowe uri imbere ya kamera, turagira ngo mbere na mbere wanze ubwira abadukurikiye, ese witwa nde, wahamagariwe gukora iki, kugira ngo tuze kukuvuga mu mazina ariko nawe ubwawe wivuze. Ugomba ko ufite amashyushyu, ufite amashyushyu kabisa menshi cyane, niyo mpamvu wari wihutiye kwinjira mu kiganiro utari wambaza amazina, ariko amazina yanjye banarayazi kuko turamenyeranye. Yego, amatsiko ni menshi. Urumva? Nitwa Bizimungu Joseph. Yego. Bavandimwe baduteze amatwi kuri channel zombi, Negev TV na Iramiro TV. Yego. Nanjye ndabasuhuje. Sibyo? Nongeye kubasuhuza rwose, nongera no kubisubiramo, nimugira amahoro ya Yahwe. Hanyuma banzi cyane ku izina rya Ari Yusufu. Yego. Bizimungu.
wari uvuze uti Yahwe ni iki? Yahwe harya ntabwo abantu bamenyereye Imana, bamenyereye Uwiteka, abantu bamenyereye Yesu ndetse na Kristo. Ndi umunyamakuru ubu tuvugana. Warabyibagiwe harya ko twabisobanuye cya gihe. Ubu ndi umunyamakuru ndi kubariza abantu badukurikiye. Birashoboka ko abadukurikiye ubushize atari wadukurikiye uyu munsi. Yahwe ni izina ry'Imana umuremyi w'ijuru n'isi mu rurimi rw'igiheburayo. Yego. Buri nyuguti igize iryo zina rya Yahwe ifite ibisobanuro. Rero iyo tuvuze Yahwe tuba tuvuze uwahozeho, uriho, uzahoraho. Hanyuma hakiyongeraho irindi jambo rimwe rivuga ngo ubeshaho ibyo yaremye. Izina Yahwe ribumbiye muri ibyo bintu. Iyo rero tuvuze ngo uhoraho tuba tuvuze agace kamwe. Urumva? Ariko iyo turivuze ryose ko ryakabaye twavuga ngo Yahwe, tuba tuvuzemo uwahozeho, uriho, uzahoraho, akabeshaho n'ibyo yaremye. Byose rero abifite mu bushobozi. Yego. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ubashije kudusobanurira muri makeya impamvu uvuga Yahwe, ndetse udusobanuriye mu Kinyarwanda icyo bishatse kuvuga. Uyu munsi wa none abadukurikiye barabizi neza ko tugeze mu gihe, abasomye Bibiliya barabizi ko umwami wacu yatubwiye ko tuzagira mu bihe bigoye, ndetse na Pawulo yarabivuze aho yavuze ko tuzagira mu gihe kigoye, aho abantu benshi bazaba bifuza abavuga ibihura n'ibyo bifuza kumva, ndetse ubuhanuzi bwinshi butubwira ko tuzagira mu bihe nk'ibi ngibi by'intambara n'impuha z'intambara. Nyakubahwa mukozi w'Imana isumba byose, twakiriye kuri ibi binyamakuru uyu munsi wa none abantu bahuye n'ingorane zo kudasobanukirwa abakozi b'Imana muri iyi minsi, bitewe n'uko kubera ko tugeze mu gihe ibihugu byinshi birimo intambara, abantu benshi barimo kumva abahanuzi bahanura ibijyanye n'intambara. Turashaka kukubaza, ese ni igihe Imana ibirimo kubwira abantu, abahanuzi cyangwa se abantu bose ibihura n'intambara, cyangwa se tugeze no mu gihe abatari abakozi b'Imana cyangwa se abiyitirira gukorera Imana nabo ubwabo barimo bishakira ubuhanuzi bakurikije ibirimo kubera muri Kongo, ibiri kubera muri Ukraine n'ibihugu bigiye bitandukanye? Kubera iki abahanuzi muri iyi minsi bose cyangwa hafi ya bose barimo bahanura ibihura n'intambara? Nuko aricyo kigezweho. Nuko aricyo kigezweho. Ririya niryo soko. Yego. Ririya niryo soko, isoko ry'intambara, niryo soko, niryo guriro, nirwo rucuruzo babonye ubwo bwo kuvuga, kubera ko birashoboka ko haba harimo abari kuvuga ukuri, abahanuzi batumwe n'Imana, sibyo? Ariko abenshi ushobora gusanga ari abahanuzi bibana amagambo. Yego. Sibyo? Bibana amagambo. Ako kantu uze kugasobanura neza uburyo abahanuzi bibana amagambo. Abahanuzi bibana amagambo, ukuvuga ngo umuhanuzi akumva ko runaka yahanuye ikintu runaka, nawe yarangiza akagikurayo, yamara kugikuraho nawe akaza akagihanurira kuri channel yawe, cyangwa akagihanurira abandi bantu ahantu bateraniye bari, kugira ngo bizagaragare ko nawe yagize gute yahanuye. Sibyo? Bigatuma rero ubuhanuzi buba bwinshi buvuga ku kintu kimwe, kugira ngo bujijishe abantu bavuga bati ubwo bivuzwe n'abantu benshi katubayeho. Sibyo? Katubayeho. Rero iki ntabwo ari cyo gihe cyo guhanura intambara. Yego. Oya, iki gihe cyo guhanura intambara, iki ni igihe ahubwo hakagombye kuboneka nanone ubuhanuzi buhumuriza abantu, babwira ni mukomere. Nubwo dufite byinshi birimo biraba, turimo turagenda tubona hirya no hino, kandi ibi byose birimo biraba, hariho ibibangamye, hari intambara ibangamiye abaturanyi bacu muri Kongo, sibyo? Abanyarwanda turashima Imana ko dufite umutekano, ariko ntitwakwishima inzu y'umuturanyi iri gushya. Aba ari byiza ko rero nabo tugira gute tubasengera, tukabasabira kugira ngo bagire amahoro. Amahoro dufite mu Rwanda turakeneye ko n'abanyamahanga nabo bagira gute bayagira. Yego, birumvikana ibyo urimo kutubwira turabyumva, ariko abo turi kubariza twebwe nk'abanyamakuru duhagarariye abaturage cyangwa se abazadukurikira bari hirya no hino, ko birimo kuvugwa yuko abantu barimo kumva impuha z'intambara hirya no hino,
n'abahanuzi bose bagashaka kumva cyangwa se kwemeza abantu bahanuye intambara bakurikije ko abantu benshi barimo kuyihanura, abantu baraza kubwirwa n'iki? Umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma. Abantu benshi barimo barahanura intambara, ariko harimo abahanura iby'abandi. Abantu baraza gukurikira nde? Baraza kureka nde? Ntabwo twebwe dutegetswe gukurikira abahanuzi. Oya, ntabwo dutegetswe gukurikira abahanuzi bahanuye, cyane cyane ubuhanuzi bujyanye n'amarangamutima yabo. Yego. Ubuhanuzi dukeneye gukurikirana ububwira abantu ngo Imana irabashaka. Yego. Sibyo? Mwataye umurongo, garuka mu mukumbi, abataye inzira bagaruke mu nzira, ibyaha biragwiriye, nimuve mu byaha, bitakururira igihugu ibibazo, bidakururira abantu akaga, ibiki byose. Urumva? Tuba dukeneye rero ubuhanuzi nk'ubwo bugarura abantu ku rufatiro. Ubuhanuzi bugarura abantu ku rufatiro. Ubuhanuzi bw'abagome Imana ikabwira abantu ngo mwarayobye, mwataye umurongo, mwanyuze mu nzira ntashaka ko munyuramo, nimugaruke. Nimutagaruka ndabahanisha iki gihano. Tuvuge nk'urugero, nk'uburabona ibirimo kuba ku madini. Ibirimo kuba ku madini buriya harimo n'ukuboko kw'Imana. Nubwo abantu batekereza cyane bakagira ahantu runaka bahanga amaso, bagahanga amaso ku bantu, ariko ibi bintu birimo biraba, birimo no kubaho harimo n'ukuboko kw'Imana, kubera ko abanyamadini benshi bayoboye amadini, abayoboye amadini abanayashinze benshi, yego, baratandukiriye bareka inshingano bakagombye kugenderaho, bo bigira mu nyungu zabo bwite. Sibyo? Bajya mu nyungu zabo bwite. Ibyo twagiye tubivugaho inshuro nyinshi. Abantu bajya mu buryo bwo kwishakira indonke. Rero iyo ubuhanuzi buje, buza bubwira abantu ngo mwarayobye, mwataye umurongo Imana yashakaga ko mugendamo. None niba mwarataye umurongo, Imana nayo ifite ukuntu igiye gukora ikabagarura kugira ngo musubire ku murongo. Sibyo? Ariko iyo Imana yatangiye gutanga ibihano, n'urugero, nimba uvuga ngo wenda waruvuze ngo intambara ziri kubera muri Kongo. Ubu ntabwo wagiye nuhanurira abanyekongo. Njye nagiye mbona abantu bamwe ukumva umuntu yazanye ubuhanuzi bw'abakongomani, azanye ubuhanuzi bwa M23, sibyo? Uzanye ubuhanuzi bwa wenda bw'abanyarwanda, uravangavanga bwa Kisekedi nabwo ushire hariya, ubuzana ubuhanuzi bw'abarundi. Urimo urazana ubuhanuzi, ibintu birimo biraba, turimo turabibonesha amaso. Nk'uhanuriye M23 ngo agiye gutsinda, kandi ari gutsinda. Yafashe hari yafatana hariya. M23 ukabona ko ifite imbaraga zirimo imbaraga zikomeye, irimo iragenda yigarura. Warangiza ukajya gutanga ubwo buhanuzi. Ubuhanuzi ntabwo twebwe ntabwo twafata ubwo buhanuzi nk'ubwavuye ku Mana. Aba ari ubuhanuzi bugendanye n'ibyo urimo urarebesha amaso yawe. Yego. Sibyo? Kubwira abanyarwanda ngo intambara igiye kuba mu Rwanda, icyo ni ikintu umuntu wese ahita kureba akabona ko utatumwe n'Imana. Kubera ko Kisekedi ari yamira hariya. Sibyo? Yego. Umurundi akiyamira hariya. Sibyo? Abanyamerika bakavuga bate dufashe ibihano, abarunaka ati dufashe ibihano, abongereza bate twafashe ibihano. We warangiza uti Imana irambwiye ngo abanyarwanda mugiye guhura n'ibibazo. Ntabwo ari Imana yagutumye kuvuga ibyo, ahubwo urimo urabivugishwa n'iki? N'ibyo urimo urabona, urimo urumva hirya no hino. Mbega uri guhabwa amakuru n'isi, ntabwo uri guhabwa amakuru n'ijuru. Aha, shehe, birumvikana ibyo urimo kuvuga koko ni ukuri, ariko reka tubwire abantu badukurikiye ko ubundi umuhanuzi nyawe ahanura ibintu bitaraba. Ibintu bitaraba. Umuhanuzi nyamuhanuzi ahanura ibintu bitaraba. Uhanura ibyabaye ashobora gukoreshwa n'amarangamutima, ariko uhanura ibintu byamaze kuba bigaragarira amaso y'abantu ashobora gukekeranywaho cyangwa se umuntu akamwibazaho. Ubuhanuzi nyabwo ni ubuhanura ibintu bitaraba, ariko ibyabaye ntabwo biba bikiri ubuhanuzi kuko biba bigaragarira amaso y'abantu. None se baraguhanurira iki? Ubundi baguhanurira ikintu icyitwa ubuhanuzi, sibyo? Ihishyurirwa, ukariha abantu, ubabwiye ibigiye kuba, sibyo? Bitari ibyabo, kugira ngo nibiba bazamenye ko Imana yavuganye nabo. Niko Imana yabwiye Ezekiel ngo bazamenya ko umuhanuzi yaragenje gute, yarabarimo. Iyo uje kutubwira ibirimo biraba rero tubihagazemo, turimo kubigendamo, icyo gihe urimo ntabwo ngiye navuga ko urimo guhanura, ahubwo urimo kugenda
nibyo navuze ngo abahanuzi bibana amagambo uba waribye iby'abandi ukaza kubivuga wowe ubwawe kugira ngo tuzagire ngo ni wowe wabivuze koko ngo none ngo ubuhanuzi ngo bwasohoye wowe ariko ngewe icyo natangariza abantu ntabwo nahagarara ngo mvuge ngo ibi ngibi aba bahanuzi barabeshye ko birashoboka ko ashobora no kubihanura wenda ko kwene bibwiwe n'Imana iti rero bigiye no kuba bikanaba ariko noneho ikitubwira neza ko Imana yavuze nibyo twakagombye twarakiriye mbere yuko ibi byo n'ibyo muri Kongo bibaho. Yego shehe uko kumva hari ikintu ukomojeho cyitwa insengero n'ihagarikwa ry'insengero. Hari inkuru irimo kugaragara ku bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye ivuga yuko leta y'u Rwanda yaba yahagaritse insengero mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu batazi ngo ni insengero runaka cyangwa se nizitujuje ibisabwa ukurikije iki n'iki. Kubera iki abantu barimo kuvuga ngo insengero zahagaritswe mu buryo bwa rusange cyangwa se insengero wowe ukurikije amakuru urimo kumva ese mu buryo bwo guhagarika insengero cyaba ari ikibazo mu buryo bw'imyemerere cyangwa se cyaba ari ikibazo cy'igihugu runaka? Ntabwo byoroshye kuri icyo kibazo buriya ni ikintu gikomeye cyane muvandimwe reka nkubwire. Yego hari ibintu birimo biraba bifite hari impamvu irimo irabitera. Yego sibyo hari impamvu irimo irabitera. Wenda ngufashijeho gatoya, iyo abantu bamwe na bamwe bakurikiye mwene ibi biganiro cyangwa se bagakurikira ibinyamakuru bigiye bitandukanye baravuga ngo tugeze mu bihe by'imperuka. Ibyo Paulo yavuze cyangwa se umuhanuzi runaka yavuze bakavuga ngo insengero zizahagarikwa, abasenga bazatotezwa n'ibiki. Ese tugeze mu gihe cy'itotezwa ry'abasenga cyangwa se ni ikibazo cy'abasenga mu buryo basenga budakwiriye? Wowe ubibona mu buhe buryo? Mu Rwanda ntabwo twari twinjira mu gihe cy'itotezwa ry'abasenga. Yego oya ngiye ntabwo mbona hano ko harimo itotezwa ry'abasenga, ahubwo harimo gufatira ibihano abataragenze neza. Yego abatarakoze neza. Ibi ngibi abantu benshi babihanuyeho mbere, nanjye ndi umwe mu bantu babivuzeho mbere. Yego sibyo byo gufungwa kw'insengero kubera inyigisho z'ibinyoma zikorerwa mu nsengero. Yego abantu bamenyereye kugenda bigisha abantu aho kugira ngo babayobore mu bwami bw'Imana. Ndabyibuka ko kandi nawe urabyibuka ko twebweze gukorana icyo kiganiro. Yego so byibuka ndabyibuka cyane. Nukuvuga ngo umwami wacu yaravuze ngo mbatumye mugende mumeze nk'intama hagati y'amasega agenje gute aryana. Sibyo arababwira ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ubundi ikinyarwanda cyakoresheje kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, ariko nabonye muri Bibiliya zindi ni ukugira amakenga. N'amakenga kugira amakenga sibyo mugira amakenga nk'akanyamaswa kitwa inzoka. Nimurangiza mumere nk'inuma zitagira iki amahugu. Ubu bunyamaswa bubiri bwagombaga kwigisha ababwiriza butumwa bwiza. Yego sibyo nibyo bwagombaga kubigisha. Ariko nongere mbisubiremo, ntabwo ababwiriza butumwa bitwaye nk'uko uwabatumye yabibasabye cyangwa se yabibategetse. Nta nubwo bigeze bagera ikirenge muki. Niyo mpamvu twabonye neza yuko ahubwo abo ngabo batarabigisha nyakuri, atari ababwiriza butumwa bwiza, ahubwo bambaye agahu k'intama kandi ari ibirura. Ibi birura rero iyo Imana igiye guhana, urumva uburiya umuntu ushaka gukubita avuze ati reka dukubite ibirura azana inkoni. Inkoni rero Imana yigeze kubwira Abisirayeli ngo nzazana inkoni mbakubitisha, ngo kandi iyo nkoni si yindi nzakoresha umwami Nebukadinezari izane i Babiloni ize kuba inkoni ikubite abantu b'Abayisirayeli. N'uyu munsi rero u Rwanda rushobora kuba inkoni y'Imana guhana benshi mu banyamadini. Abanyamadini benshi bumvise ko mu rusengero abantu bakumva ko urusengero rubaye nk'aho ariyo nzu y'Imana, Imana ituyemo sibyo.
abantu bakumva ko aho ngaho n'Imana ituye, abantu bananirwa gutunganya imitima yabo, batunganya insengero, bubaka insengero, barazirimbisha, abantu bareka gukunda umwami Yashua Hamashiya ariwe mwami twahawe n'umukiza cyangwa uwo mwita Kristo Yesu, sibyo? Bananirwa kumukurikira ngo ariwe bigiraho kandi ari wowe wabuze ati ni munyigiro kuko ndi umugwaneza. Abantu batangira kwiyitirira abayobozi babo ngo ngewe ndi wo kwa runaka, ngo ngewe ndi wo kwa runaka, ngo ngewe ndi wo kwa runaka. Nyamara Pawulo we ibyo bintu yari yarabicashe mu gitabo cy'Abakorinto. Yego, urabyibuka mu gitabo cy'Abakorinto naho yavuze ngo mwageze ku rwego rwo mwicamwe ibice, bamwe bati turi aba Pawulo, abandi ngo turi aba Apolo, abandi ngo turi aba Kefa, abandi ngo turi aba Kristo. Arabaza ngo mbese Kristo yacitsemo ibice ryari? Sibyo? Yacitsemo ibice ryari? Arababwira ngo rero umurimo n'umwe w'Imana data wa twese. Yego, sibyo? Ngo naho twebwe twese turi abakozi bayo. Yego, uwahinze arahinga agasoza akagenda, hakaza utera imbuto, yamana nawe agacaho, hakaza uzabagarira za mbuto, hakaza uvomerera, hakazaza n'abasarura. Siko bimeze se? Ariko twebwe muri iki gihe cya none n'abashumba bagiye badushumba, ujya kumva ngo abakristo bacu, abakristo banyu mwarabapfiriye. Ngo ni umukristo wanjye, ngo ngewe ngo ni umukristo, none ukajya no warangiza ngo abangaba murabemera, ngo aba ntabwo ari abakristo banjye, ngo ngewe ngo abakristo bawe se wowe uri kristo nyine, kuvuze ngo ntabwo ari abakristo bawe. Kristo se yapfiriye abantu kugira ngo nibarangiza babe abawe? Yarabapfiriye ngo nibarangiza babe abawe? Ntabwo ari abawe. Icyo akora ni abayoboke mu idini ryawe, ni abayoboke muri koperative washinze. Yego, sibyo? Ni abayoboke muri koperative washinze. Iyo koperative uragenda urayikoresha, ubeshyera Imana ngo yagutumye, urangije uragenda uricara, urabarya, urabamara, urumva? Urabona kuvuga ngo bambaye agahu k'intama kandi ari ibirura. Uzi icyo ikirura kimara? Iyo kigeze mu mukumbi gisigaye izi. Ntabwo kireba ngo uyu n'umwana mu ntama, ntikireba ngo uyu n'umwana w'intama, nta nubwo ngo kireba ngo uyu ni nyina. Sibyo? Yego. Noneho kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, kugira amakenga, nuvuga ngo abanyamadini bakagombye kuba baragizwe amakenga, bakagira kureba uburyo bagomba gutwara ubutumwa mu bihugu nk'ibi by'iwacu muri Afurika ndetse no ku isi yose, sibyo? Bakamenya uburyo bagomba gutwara ubutumwa, noneho cyane cyane no mu gihugu nk'iki cy'u Rwanda cyabayemo ibibazo twese tuzi bya jenoside. Sibyo? Siko bimeze? Sibyo. Jenoside yakorewe muri iki gihugu, jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, abanyamadini babigizemo uruhare runini cyane. Yego, sibyo? Babigizemo uruhare runini cyane. None uyu munsi waje kubwiriza ubutumwa usahura abantu hariye imitungo yabo, ubarya utwabo, ubundi bakumva ngo mu rusengero ngo habonetse mwivangura. Abanyamadini bamwe barabwiriza, ugasanga bamwe ntibashaka ko abandi bavuga ijambo ry'Imana, ntibakwemerera kubwiriza ngo utaraturutse aho utagenje gutya bitagenze biri. Ibyo bintu leta nishobora kubyemera. Shehe, urakoze cyane, ibyo urimo kuvuga turabyumva kandi n'abadukurikiye ntekereza ko babyumva. Icyo kintu urimo kuvuga ko abayoboye amadini hirya no hino bashobora kuba barimo kurya abantu utwabo, bishobora guhura n'icyo RGB yavuze ko atari ngombwa ko bazemera abanyamadini kongera guturira mu biseke cyangwa se mu ntoki, ahubwo bagomba kujya baturira ku makonte kugira ngo RGB cyangwa se leta ibashe gukurikirana amaturo aturwa n'icyo akora. Ku ruhande rw'abanyamadini bavuga ko ari ikibazo gishobora kuba giterwa n'uwo umwanzi tuvuga ni Satani, cyangwa se bigaterwa na leta ishaka kwivanga mu idini. Aho ngaho uhabona ikihe kibazo? Ni ikibazo cya leta cyangwa se ni ikibazo cy'amadini yitwaye mu buryo budakwiriye uko yagombaga kwitwara? Ndongera mbisubiremo ko ngewe nta kibazo mbona kuri leta. Yego, sibyo? Ubu twakoze ibiganiro byinshi, turavuga ngo leta harimo ikibazo cyo gufunga insengero. Yego, sibyo? Ariko ikibazo nongera kubisubiramo ngewe, sibyo? Ikibazo gihari ntabwo ari leta, ikibazo ni abanyamadini. Ibyo koko insengero zarafunzwe n'izindi ziracyafungwa ukurikije n'amabwiriza yasohotse mashya. Hari zigiye gutaha nyinshi. Yego, sibyo? Hari zigiye kugenda nyinshi. Ariko ikibazo ntabwo ari leta, ikibazo ni abanyamadini. Abanyamadini bitwaye nabi,
sibyo abanyamadini bitwaye nabi. Hari ijambo ari gihe twigeze gukora ikiganiro nawe turavuga ngo Imana yaravuze ngo nimunzanire amaturo na kimwe mu 10, sibyo ngo mubishire mu bubiko bwanjye inzu yanjye iboneke mu ibyo kurya. Nigeze kubaza icyo kibazo ndabaza nti ese nuruhe rusengero muzi rufite ikigega rubikamo umutungo abantu baho bazanye kugira ngo uzaza ashonje azaharire? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko ushobora kuza kutumvikana n'abanyamadini benshi bagiye batandukanye, kuko ubwabo bo bavuga yuko ikibazo cy'idini kidahari, kuko bo bakora ibihura n'iby'Imana yabategetse, kuko abantu abenshi bavuga ko Imana yavuganye nabo, kuko abenshi ni abahanuzi. Aravuga ngo Imana yavuganye nanjye, niyahuye n'icyo kibazo cyo gufungirwa urusengero, avuga ko ari ikibazo cy'uko arimo kuvuga ukuri ariko kutemerwa n'abamukurikira cyangwa se na leta, ariko we ubwe avugana n'Imana. None we nuvuga gutyo turatandukanyiriza hehe uwo nguwo uvuga ko yavuganye n'Imana akaba ahuriza ko ari kurengana, nawe uvuga ko leta iri mu kuri ahubwo abanyamadini ari bo banyamakosa? Reka nkwereke impamvu ndi bukubwire ko ikibazo ari abanyamadini. Yego, nta kosa leta ifite. Navuze ngo leta ishobora kuba iri gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana wubwo. Yego, sibyo leta iri gushyira mu bikorwa umugambi w'Imana. Uzi ikibazo ngewe mbona, yibaye leta itafungaga insengero ikareka insengero zigakora, ahubwo abo noneho barangiza ayo mafaranga na kimwe mu 10 n'amaturo baka koko bigaca muri banki, ntacyo byari bitwaye, sibyo? Agaca hehe? Muri banki, kuko nubundi abanyamadini babika amafaranga kuri banki. Hari igitangaza kirimo sicyo? Sibyo? Gitangaza kirimo kuko amafaranga kuri banki abanyamadini batoje abantu ko bagomba gutura mu biseke bagaturira mu nzu y'Imana. Icyo kinyoma bamenyereje abantu cyo kumvisha abantu yuko umuntu wabonye amafaranga agomba kuzana amaturo mu gaseke ngo ari guturira Imana. Ntabwo kino gihe turimo, nongere mbisubiremo nabivuze na mbere kenshi gashoboka, ntabwo iki gihe twebwe turimo Imana ikeneye amaturo mu rusengero, kubera ko nta mutambyi dufite uyarya, nta barewi bakiba ku rusengero, n'ikimenyimenyi babandi bose bagenewe kwakira amaturo ngo bayarye n'Icyacumi bakirye, nta bakiba ku nsengero. Nibyo nari maze kuvuga mu kanya. Ku rusengero nta kigega gihari, hari imfubyi yagera ku rusengero ikaraririye. Nuza kuvuga gutyo biraza kumvikana yuko uri murarwanya amadini n'amatorero, kuko abatambyi turabafite, dufite abapasiteri. Pasiteri n'umutambyi batambirana, dufite abatambyi bitwa abapasiteri, dufite abapotere, dufite ba revera, dufite n'abashumba. Nuvuga yuko tudafite abatambyi uraza kuba usa nk'urwanya itorero, kubera ko wemera ibyanditswe byerase cyane. Abarewi nibo batambyi barahari. Abarewi barahari. Mbwira umwe wo mu barewi. N'abashumba, n'abapotere, abayoboye amatorero. Nagusabye umwe witwa umurewi ukomoka mu muryango wa Yakobo, sibyo? Kwa Aburahamu, akaba ari umurewi. Umbwira n'urusengero yicayeho muri Zayoni, kuko muri Zayoni barahari. Subiri kidogo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abalewi, niko Imana yabwiye abayisirayeli na Mose. Imana ibwira Mose ngo abalewi nta gakondo bagomba kugira, sibyo? Bazatungwa n'amaturo n'ibyo kurya biturutse mu bayisirayeli, kuko abayisirayeli ni gakondo yanjye, niko Uwiteka yavuze. Aravuga ngo abayisirayeli bazajya bazana ibyo kurya bazane ku rusengero, abalewi barye, hanyuma n'abatambyi baboneye ikibatunga. Siko bimeze? Ubwo bubiko bwagombaga kubaho, bwagombaga gufasha na za mfubyi, abapfakazi n'abakene. Abo bose bagombaga gusangira 1/10 n'amaturo. Ibihamya birahari. Turi kujyana. None umurewi uri mu Rwanda avuka he? Umutambyi uri mu Rwanda avuka he? Turetse n'icyo noneho Abaheburayo igice cya 10. Iki kiganiro ndumva bitaza koroha. Oya, biraza koroha. Oya, ntabwo biza koroha shehe. Abatambyi n'abapasiteri biyita ko ari abarewi muri iki gihe. Nuza kuvuga. Oya, uvuze neza. Ko bakora iki? Biyita ko ari abatambyi. Inde wabatumye kudutambira? Badutambira iki? Bavuga ko ari Imana kuko dukoresha Bibiliya.
abatambyi abarewi twavuze ko dukoresha Bibiliya itari ikinyarwanda zana n'ikinyarwanda ntacyo rero abarewi ni abatambyi ni abapasiteri ni abashumba oya pasiteri si umurewi turi kujyana uwo wita umushumba si umurewi ikintu ngiye gukubwira kikwereka ko atari abarewi reka nkikubwira ko atari n'abatambyi nari ndimo nakubwira ngo sibyo nari ndimo nakubwira ngo abatambyi bakoraga umurimo w'Imana ku rusengero sibyo aba batambyi icyabafashaga na amaturo yavaga mu Bayisirayeli bose yego turi kujyana ariko umutambyi ntiyagiraga gakondo mbwira umupasiteri udafite inzu yubatse muri iki gihugu umwe cyangwa babiri Yusufu nuvuga gutyo turaza kumva harimo ikibazo gikomeye cyane none se urashaka kutubwira ko uyu munsi wa none tudafite abashumba tudafite abarewe tudafite n'abapasiteri tandukanye umushumba ugushumba ukuragira wenda bitewe n'ikindi gushakamo abapasiteri bo muri iyi minsi nongere mbisubiremo ntabwo batumwe n'Imana ni ibirura mu mukumbi ntabwo uri buze kumvikana n'abanyamadini n'abanyetorero bariho muri iyi minsi reka mbanzirize ku ijambo ryitwa abatambyi kwanza tugende mu gitabo cy'ibya ntuza kuvuga gutyo ushaka kuza kubwira abantu ko badakwiriye nta maturo agikwiriye gutangwa nta bya 10 iyi nyigisho si n'ubwa mbere nge nayivuga nta muntu wemerewe gutanga amaturo na kimwe mu 10 agiha abantu nk'abariya bayobora bakorera ibihembo bakorera ibihembo aho ngaho ntabwo ndimo utaba murabuza ni wowe wegira uza kuvuga ibyo biro Yashua Mesaya adutuma abantu gukora umurimo yarababwiye ngo mwebwe mugende ari nta kintu mwitwaje sibyo nta mpamba ntaki mugende mujye mu murimo kuko yarazi ngo nimugeri yo mu murimo mugiye gukora sibyo muzatungwa n'iki muzatungwa n'umurimo murimo murakora mwagezeyo yego yarabatumye hirya no hino ku isi ntabwo yatubwiye ngo nimugende mufata abantu mubabumbire mu gice kimwe mu bicaza ahantu hamwe turi kujyana ngo nimurangiza mubaka amaturo uragera ku rwego usanga itorero mufite amaturo mugenera abashumba umushahara ku kwezi ni abakozi b'idini ni nayo mpamvu y'idini ribahagaritse barira bakaboroga umukozi w'Imana ntabwo akorera ibihembo noneho dusobanurire urugero dufata ni Pawulo yaravuze ngo ngewe ntacyo naje mbashakamo nge nakoresheje amaboko yanjye nditunga none wowe uzaba ku rusengero wicare ku rusengero bakugendera umushahara ku kwezi nunabura uteze intambara ntabyo uzi mu madini turagira ngo udusobanurire umuntu urimo gutanga amaturo ndetse n'icya 10 muri iyi minsi ya none arimo kubitanga bijya inyuma ya 0 nta hantu byandikwa inyuma ya 0 ntabwo biri abikenewe amaturo n'ibya 10 uvuze ku mugaragaro ko bitakyemewe ntabwo byemewe ibitambo n'amaturo haranditswe ngo ntiwabishimye nicyo cyatumye utegura umubiri wanjye ayo maturo murayahande icya 10 muragihande icya 10 cyahabwaga abarewi n'abatambyi none si uyu munsi icya 10 muragihereza nde ahubwo fata ayo mafaranga n'amaturo ariko reba ikintu kibabaje kandi kubwire neza ndetse ndanabivuga mbabaye mfite n'ifuhe yego ni gute umuntu afata miliyoni y'amafaranga cyangwa 1,200 akajya kubitangamo kimwe mu 10 mu rusengero asize umuturanyi we inzira kuvira asize umuturanyi we utagira mituweli afite umuturanyi we tuwarete yaridutse afite umuturanyi we utagira urugi rwo gukinga inzara ryamamo wowe ukajya gutanga 1,100 mu rusengero ariko ninza guhagarara mu ruhande rw'idini cyangwa itorero icya 10 n'amaturo ndetse n'ituro ryo kugira neza biratandukanye cyane abantu nibagire neza ariko batibagiwe icya 10 n'amaturo icya 10 n'amaturo bagihabwaga turabazi niko nakubwiye uyu munsi icya 10 n'amaturo birahabwa nde ninde mutambyi dufite ko dufite umutambyi umwe Mesiya wenyine niwe mutambyi mukuru bidasubirwaho ijambo rya 10 n'amaturo natanze barabinsubiza rero Yashua Mesaya agiye kuza mu isi yaravuze ngo urumva Abaheburayo 3:15 ngo nicyo gituma Kristo ajya ku isi yabwiye Imana ati umva none yabwiye Imana ngo iki ati ibitambo n'amaturo sibyo washatse ahubwo wanteganyirije umubiri ibitambo bikongorwa n'umuriro nibyo guhongerera ibyaha sibyo bigushimisha nanjye ndangije ndavuga ngo dore ndaje Mana nzamwe no gukora ibyo ushaka uko byanditswe kuri nge umuzingo w'igitabo cy'amategeko amaye nka data
ibitambo n'amaturo ntiwagize gute ntiwabishimye igihe Mesiya yazaga mu isi ibitambo n'amaturo byari bihagaze uraza guteranya abatura n'abaturwa kuko uyu munsi wa none hari abantu bazi yuko iyo utatanze ituro cyangwa icyacumi ari icyaha bagomba kujya kwatura bagasabira n'Imana imbabazi none uvugiye ku mugaragaro ko ituro ritemewe yewe naraburwanyije na mbere abahanuzi bagahanukira Imana iravuze ngo mwanyimye icyacumi n'amaturo ngo nimubingeragereshe ngo inzu ubwo n'ubusambo ntabwo ari Imana ibivuga se kandi ari abahanuzi Maraki igice cya 3 yego ahari umuntu uzanika icyanditswe cyo muri Maraki 3 akaza acitwaje yabaza impamvu Maraki yahanuye aya magambo ni iyihe mpamvu se ngiye kuyikubwira rero tubwire iyo mpamvu umuhanuzi Maraki Abisirayeli bavuye mu bunyage i Babuloni yego bagarutse muri Yerusalemu basanga urusengero rwarasenyutse yego batangira gusana barangije Abisirayeli kubera uburyo bari barabayemo mu Babuloni badatanga amaturo n'icyacumi barangije bagira ubugugu ntibongera kujya gutanga abatambyi nabo bageze i Yerusalemu babura aho gutamba babura ibyo gutamba babura aho batambira barasohoka bajya gushakisha ibyo kurya mu baturage Abalewi nabo bajya gupagasa yego Imana irangije yohereza umuhanuzi Maraki kuko abatambyi bagombaga gusubira ku rusengero i Yerusalemu barabwira ngo genda uhanurira Abisirayeli ngo ishanga ryose uko uko ringana ntabwo abanyarwanda turimo ntabwo abanyafurika barimo ntabwo abanyaburayi barimo Abisirayeli tuza gato Bibiliya sifite abo yandikiwe cyangwa ni twebwe twese tuza gato tugendane ndaje tugendane tuza gatoya wowe oroha ujya tujyane ndagukurikiye cyane Imana iramubwira ngo genda umbwirira abantu ngo ishanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye irangije irababwira ngo muravumwa wa muvumo nuwuhe ubwo niba umunyarwanda urimo umbwira uwo muvumo w'ibisambo nyine uwuhe nyine abimye Imana ibyabo umuvumo bavumwa dore wariwo Abisirayeli uhereye kuri Yakobo yaravuze ngo Mana nungarura muri kino gihugu igihe ry'amakaroti inzozi nungarura muri iki gihugu abantu banje bakahatora ibyo bazajya bahinga bagasarura bazajya batanga kimwe mu 10 batange n'amaturo wabyumvise hanyuma nukuvuga ngo Umwisirayeli utaragombaga gukurikiza uwo murage yagombaga kuvumwa turi kujyana Imana irangije mu gutegeka kwa 2 irababwira ngo ugiye gutanga icyacumi wese agomba kumenya ko agomba kugitanga ku nzu y'Uwiteka agatanga icyacumi cyo mu byo yasaruye sibyo mu byo yagize gute yasaruye ntabwo Imana yigeze ibwira umukozi ngo uzatanga icyacumi umva ubusambo bubamo turi kujyana ntabwo Imana yigeze ibwira umukozi ngo uzakore nibaguhemba ku kwezi ujye gutanga icyacumi yabwiraga abahinzi n'aboroye ko aribo bagomba gutanga icyacumi ntabwo Imana yigeze ibwira umuntu ngo nibaguha umuceri agafuka k'umuceri ngo ukureho icyacumi ngo ukijyane gukora iki baguhaye nawe ngo ugiye gutanga icyacumi ubwo ni ubusambo icyacumi cyahabwaga abandi ibyiciro 8 turi kujyana ngiye kubikubwira ubitega amatwi ibyiciro 8 byahabwaga icyacumi cya mbere cyari umutambyi icya kabiri ni umurewi icya gatatu icyacumi cyaribwaga n'uwagitanze ubwe n'abana be akagitanga arangiza akanakiryaho byanditswe birahari mu gutegeka kwa 2 icyacumi cyahabwaga impunzi icyacumi cyahabwaga umukene icyacumi cyahabwaga imfubyi icyacumi cyahabwaga umupfakazi turi kujyana ibyo byiciro byose wabyumvise nitorera iwacu ko batubwiye yuko icyacumi n'amaturo ari ntavogerwa nande ni ibyo ngibyo ni iby'abatambyi ni iby'abapasteri ni iby'abashumba ni iby'abarimu ahubwo byanditse he twebwe niko batwigishije byanditse ko pasiteri ahabwa icyacumi ubundi se pasiteri ari ku murimo yatumwemo nande ni Imana yamutumye ni abanyamuhamagaro nk'uko bajya batubwira oya ntabwo ari abanyamuhamagaro Pawulo abwiriza ubutumwa bwiza ngiye kuguha ingero sibyo pasiteri Pawulo ari kubwiriza ubutumwa bwiza yagiye mu Efeso ageze mu Efeso arabwiriza baramureka aragenda abandikira n'urwandiko yandikiye Abefeso utekereza ko Pawulo ari we washinze itorero ryo mu Efeso cyashinzwe n'uwo yabwirije nabo yabwirije
itorero ryo mu Efeso ryashinzwe na Yohana, intumwa ya Yesu, intumwa ya Yesu. Turi kujyana, ariko kubera ko umurimo bari barimo ari umuhamagaro umwe, bose bahamagawe na Kristo. Pawulo ntibyamuteye isoni kwandikira Abefeso kandi atari bo bababwirije. Yego. Kandi Yohana nawe abona urwandiko rwa Pawulo ntiyarusuzuguye ngo avuge ngo nuko Pawulo atahamagaranywe nimwe na Yohana. Yego. Kandi wibuke ko Pawulo atigeze abona kuri Yashua amaso ku maso. Ntiyigeze abona Kristo Yesu. Uyu munsi ndashaka kukubaza, umupasiteri wo muri ADPR abwiriza muri Zion Temple. Reka. Umupasiteri wo muri Zion Temple abwiriza muri Pentecoste. Ntibishoboka. Hari ubwo bishoboka. Oya. Ninde wabatumye? Bose bavuga ko batumwe na Kristo. Ubwo se niwe? Ni ikibazo abantu benshi bibaza. Nawe kinsubiza ariko witinya kubivuga. Ubwo niwe bakorera. Biragoye kubisubiza kuko bose bavuga ko batumwe na Kristo, ariko niba baratumwe na Kristo koko bakaba batasangira ku isahani imwe, ni ikibazo gikomeye cyane. Yabwiye abigishwa be ngo ndabasangiye kugira ngo mube umwe kuko nanjye na data turi umwe. Kandi uko data yantumye mw'isi nanjye niko mbatumye mu mahanga, mugende mujye kubwiriza. None niba umupasiteri wo muri Zion Temple adashobora kubwiriza muri Restoration Church, uwo muri Restoration cyangwa muri ADPR adashobora kubwiriza muri Zion Temple, uwo mu Badivantiste akaba atakandagiza ikirenge muri ADPR, uyu munsi umupasiteri wo muri ADPR akaba adashobora kwemerwa nka pasiteri ageze mu Badivantiste. Pasiteri wo mu Badivantiste akaba adashobora kwemerwa muri ADPR agezemo ari umudivantiste. Turi kujyana. Ese koko uwo muvuga ko mukorera niwe numwe cyangwa murakorera inda zanyu? Rero icyacumi si itegeko ku mukristo wa none. Ndabisubiramo, icyacumi si itegeko ku mukristo wa none, ahubwo umva ijambo. Umwami wacu Yashua Hamashiya, haleluya, amen, aravuga ngo umunsi umwe, urumva, azahamagara abamarayika be abatume mu isi ngo abakoranye abantu bose babazana imbere ye, ngo narangiza bakoremo akazi ko kubacagura nk'uko umwungeri acagura intama mu ihene. Ngo narangiza azabwira abari iburyo bwe ngo iki, ngo nawe byivugire. Azabwira abari iburyo ati nimuze abo data yahaye umugisha. Abo data yagize ate? Yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe kuva isi yaremwa. Kuva isi yagira gute? Yaremwa. Kuva isi yagira gute? Yaremwa. Kubera mwakoze iki? Mwakoze neza. Bivuge. Bakoze iki? Bakoze ibihura n'iby'umwami yashakaga ko bakora. Yarabivuze rega. Yarabivuze aho ngaho muri icyo gice, niba utari kubyibuka reka mbikwibutse. Yego. Yarababwiye ngo kuko nari ndwaye muransura, nari nshonje murangaburira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari muri gereza muransura. Imana ishimwe, haleluya. Nuko ngo bamubaze ngo mbese mwami twakubonye ryari turabibona? Ni ryari twakubonye? Ababwira ngo iki? Arababwira ngo ubwo naciye mu munyantege nkeya mu Kinyarwanda cyoroshye. Uwo mwabikoreye wo munyantege nkeya, burya ni njyewe mwabikoreraga. Hari ubwo ababwiye ngo kubera mwatuye menshi, reka kubera mwazanye icyacumi cyinshi. Oya, hari ubwo abivuzemo, ntabyo avuze. Ngibyo bikwiriye. Imana ishimwe cyane. Urumva? Noneho rero umuntu ukubwira ngo ni umutambyi, umva ijambo icyo rivuga. Pawulo andikira Abakorinto arababwira ngo bene data ndabagira inama, nimutange imibiri yanyu ibitambo bizima. Haleluya. Amen. Ibitambo bizima bishimwa n'Imana, kuko ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Akoze cyane, Imana igumugira. Amen. Igitambo gikwiriye Imana ishaka ni wowe ubwawe. Amen. Urumva? Wowe ubwawe. Naho abatambyi barangije imirimo yabo kera. Umutambyi dufite n'umwe, ni Yashua Hamashiya, udutambira imbere y'Imana Data. Ngo ni nawe wahindutse igitambo kizima cyashimwe n'Imana. Sibyo? Aragishima, aracyemera, yabaye igitambo ahinduka n'umutambyi. Ngo noneho we ngo yamaze no kwinjira mu ihema rirushya irya mbere kuba ryiza. Yego. Ngo arahinguranya, aratambuka, arambuka, arengana wa mwenda ukingirije ahera. Ngo yinjira ahera cyane hatakozwe n'intoki z'umwana w'umuntu. Haleluya. Ngo ahubwo yinjiye ahera. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Aho niho yicaye arimo aradutambira. Wowe hano ku isi uri umutambyi, uratambira abantu. Ndatekereza iki ngiki ari ikiganiro cyiza ku muntu udukurikiye uri mu mwuka.
kuko turimo turumva iby'umwuka pani iby'umubiri. Uyu munsi wa none abantu barimo gutamba ibitambo, barimo kubwirwa ngo tanga Isaka wawe. Twumvise amadini n'amatorero menshi abwira abantu ngo batange ibitambo, tanga Isaka wawe kugira ngo ugirirwe neza mu buryo ubu ngubu ndetse n'ubundi. Tamba ibitambo. Turimo turegereza ku musozo w'iki kiganiro, ariko tubwira abantu ko duhagurukiye kubwiza abantu kuri. Turimo turegereza ku musozo w'iki kiganiro tubwira ngo abantu ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Turagira ngo ubwire abantu ijambo usorejeho uhita unanasenga dusoza iki kiganiro. Reka manza nsome ijambo riri mu gitabo hano, Amosi igice cya 5:21. Aravuga ngo mukora ingendo z'iminsi mikuru muza kundamya, ngo nyamara ndazigaya, ngo ndetse nzanga urunuka. Amakoraniro yanyu nayo arandambiye. Urumva? Amakoraniro, abantu bananiwe kumva Imana ivuga, bananirwa bazana ubusambo, bazana ubujura, ngo umuntu natamba igitambo kinini ngo Imana imukorera ibiremereye, ngo imukorera ibinini, bakamukambura abantu, mubaka imitungo yabo, mubambura ibyabo bari batunze, ngo Imana irabishaka ngo nibwo Imana yari yaratubwiye na mbere kose twarabivuze, turababwira ngo Imana yaravuze ngo igitambo gikomeye Imana yatambye cyari gikomeye cyane kinahenze, nico gutanga Yashuwa Hamashi y'umwana wayo akaza mu isi agapfira abantu. Yakiduhereye ubuntu. None Imana yaje kugukiza indwara ngo bantu utanga amafaranga, ngo kugira ngo ubukene bwawe bushire ngo urabanza utange ibi nibi, urabanza utange ibitambo. Urumva ibyo bintu rero ngo Imana igize gute? Irabirambiwe. Ngo ibitambo byanyu bikongorwa n'umuriro simbyishimira, amaturo yanyu y'ibinyambeke nayo nuko, ibitambo byanyu by'amatungo y'imishishe simbyitaho. Irangije iravuga ngo nimungize urusaku rw'indirimbo zanyu, inanga zanyu sinazihanganira kuzumva, ahubwo mwebwe icyo mbashakaho n'ubutabera, ubutungane, sibyo? Ngo maze bwishire bwizane nk'umugezi utemba, ubutungane busugire busagambe nk'uruzi rutuzuruka. Turukujyana. Yego. Rero ibitambo n'amaturo Imana yarabirambiwe. Mwebwe ubuhanuzi bwarabagezeho mbere kugira ngo mubivemo, byo gwitsaba amaturo, byo gusaba ibyacumi mukaka indamu mbi zikawuzura. Yashuwa yaratubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese ubwiriza ubutumwa bwiza yaka amaturo, agashira imbere amafaranga atari Imana yabatumye. Niba wibuka neza uribuka ko nakubwiye mu buhamya bwa mbere ntanga ku kiganiro hano. Naravuze ngo Imana Yashuwa Mesaya yarambwiye ngo uzababwire ngo ntabwo yabatumye amafaranga, yabatumye imitima y'abantu. Sibyo? Gukiza imitima, abantu bakaronka ubugingo bw'iteka. No twebwe abantu babwiza ubutumwa benshi bagiye mu gushaka amafaranga, bishakira indimu, bishakira ibintu, bishakira iki, bakora ibintu bitandukanye. Turukujyana. Ntabwo ari bwo butumwa bwiza dutwaye rero. Ubu butumwa bwiza dutwaye nubwo kubwira abantu ngo murebe mutumbire Yashuwa Hamashi, igitambo kizima Imana yatanze. Turukujyana. Impongo babwire ko Kristo yapfuye kandi akagira gute? Akazuka, akajya mu ijuru. Sibyo? Ibyo byibindi byose bijye ku ruhande. Bakoze cyane, Imana igumugisha. Twegereje ku musozo w'iki kiganiro, tuya ngo tubwire abadukurikiye bakomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikurikira bijye bibageraho, kuko dutangiye kandi dukomeje dushaka ko abantu bamenye ukuri kandi bakakugenderamo. Tuya ngo tugusabe usenge dusoza iki kiganiro. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Dushimira Imana yabanye natwe kandi tunashimira bene data badukurikiye, bakurikiye ikiganiro bakacyumva, abatureba, batwumvise, abo bose Yahwe nabaha imigisha mu miryango yabo, kandi buri wese Yahwe amukemurira ikibazo afite. Yego. Data mu izina ry'umwami wacu Yashuwa Hamashi turagushimye, wabanye natwe dutangira ibiganiro ahangaha kuri izi channel zombi ya Negebu TV n'Iramiro TV. Ndagushimiye abanyamakuru wakoresheje, twakoze ikiganiro kandi dukeneye ko cyubaka imitima y'abantu. Umanure mwuka muziranenge kugira ngo yinjire mu bantu bawe, kugira n'umwe ukomereka kubw'iki kiganiro, ahubwo abantu bahumurizwe n'iri jambo, kandi abantu bakomere, abantu bakurangamire wowe wenyine, abari wowe bahanga amaso, bakura amaso ku by'isi kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami wacu Yashuwa yaravuze ngo nimunyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Reka rero mwami abari we twerekezaho,
aba ari we tureba, aba ari we duhanga amaso. Kandi yaravuze ngo ninjye nzira ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Reka rero koko dukurikira iyo nzira nziza, inzira itunganye, inzira itagira ibindi yaka, kugira ngo icyubahiro cy'Imana gikomeze kugaragara. Data mu izina rya Yeshua Hamashiya, hesha umugisha aba banyamakuru, hesha umugisha izi channel zombi, kandi umwuka muziranenge akomeze kutwuzura twese kugira ngo tujye tugendana mu bushake bwawe. Ngaho rero habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Amen.